Nongeye kubifuriza ikaze mu kiganiro Ubutumwa Bukiza mutegurirwa mukanagezwaho na website agakiza.org. Nagira ngo dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo duhe ibihe byiza kandi dukumiriye imbaraga mbi zose z'umwijima zatubuza kumva ubushake bwawe. Reka ineza bibane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kubifuriza ikaze mwese mukurikiye ikiganiro Ubutumwa Bukiza mutegurirwa mukanagezwaho na website agakiza.org. Nge mwumva ni Pastor Desire Habyarimana. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ca Zaburi 127 umurongo wa 2. Haravuga ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima wo mu ruho, niko aho wakunda ibitotsi cyangwa se aha ibingana n'iby'abandi baruhiye bo bagisinziriye. Bibiliya iratubwiye ngo bituruhiriza ubusa kuzinduka kare, tugatinda cyane kuruhuka, tukarya umutsima wo mu ruho, ariko wakunda amuha ibingana n'iby'abandi baruhiye agisinziriye. Hano nifuzamo amagambo atari menshi, ariko irya mbere ni rivuga ngo bibaruhiriza ubusa. Iyo bavuze ngo bibaruhiriza ubusa, ntabwo baba babujije abantu gukora, ntabwo baba babwiye abantu ntimukazinduke mushakisha, ahubwo baba bavuze ko abantu birinda kuruha kw'imbere no kw'inyuma. Hari ubwo umuntu aruha mu mutima akaruha n'inyuma, akabana uwo mu ruho wombi, akabaho ubuzima burushe, kandi muri Yesu ariho abantu baruhukira. Ntabwo dukwiye kwemerera impamvu yose yatuma ubuzima bwacu bubaho bunaniwe, ndavuga mu buryo bw'umwuka, ngo tubeho turuje kandi Yesu yemeye kuturuhura. Mu bimenyetso biranga imperuka, Bibiliya iravuga ngo abantu bazaba barushe, hazaba ibihe birusha, abantu bazaba bananiwe. Mu by'ukuri hari abantu bananiwe imbere mu mutima, ubona bakeneye ikiruhuko. Akaba mu rusengero, uzi ko no mu rusengero naho baruhira kandi ari abantu baje kuruhukira. Ubundi umuntu aza mu rusengero kugira ngo aruhuke imbere mu mutima, ariko hari ubwo ureba no mu byo twita umurimo w'Imana, abantu bakabaho bananiwe, bikajya bikuruhiriza ubusa, ukazinduka kare cyane, ugakora imirimo myinshi, ukajya ubona ibintu warabikikirije, ibintu byarakomeye, ariko mu by'ukuri nagira ngo mbabwire ko nta mpamvu yo kuruha kandi Yesu yaraturuhiye. Yesu yigeze atanga itangazo nta wundi muntu wese ku isi yigeze aritanga. Aravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange mbaruhure. Hari ibintu byinshi biruhisha buriya mu isi, utitonze utirinze ahantu hose waharuhira. Buriya gukena biraruhisha, ariko no gukira ntugire ngo biroroshe, nabwo n'ubukire nabwo bwakuruhisha. Kutiga biraruhisha, ariko no kwiga menshi nabyo ntugire ngo biroroshe. Kutabyara ni ikigeragezo, ariko no kubyara nabwo harimo ikindi kigeragezo. Ahantu hose ushobora kuharuhira. Mu isi hari ibintu byinshi biruhisha. Tugeze mu gihe cy'abantu bikunda badakunda babo, tugeze mu gihe cy'abantu bakunda impiya, tugeze mu gihe cy'abantu mu by'ukuri ubona barushe mu mutima. Iyo umuntu akiri umusore aba yumva yubatse urugo ari bwo buruhukiro, ariko urugo ntiruruhura, haruhura Yesu, kuko hari abandi nabo baruhiye mu ngo, aba yumva yabuze nk'ahanyura ngo isubire kuba umusore nuko bitamushobokera. Hari umuntu utekereza akavuga ati ngewe ubu mba naravukiye mu muryango w'abakire, ntabwo mba ndushaka akageni, ariko hari abandi bavukiye nk'aho wifuza, nabo bafite ibindi bibaruhishije. Ahantu hose waharuhira, muri Yesu niho honyine umuntu abasha kuruhukira. Ikintu kibabaje hano ni kimwe, nuko hari abantu bibwira ko bageze muri Yesu ariko noneho bakaruhiramo. Yesu yaravuze ngo kunkorera ntikuruhije, n'umutwaro wanjye nawe nturemereye. Ni twebwe twabikomeje, ariko ntabwo gukorera Yesu bikomeye. Ni ukwemera gusa, ukavuga ngo nje n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye. Ntabwo mvuze ko iyo uri muri Yesu udahura n'ibigeragezo, ahubwo niyo ugeragezwa Imana ikuzuza umwuka wera, ugasa nkaho bya bindi utabireba, ukaba hejuru y'ibibazo, kuko muri Kristo Yesu ariho ushobora kuruhukira. Akenshi turuhishwa n'iki? Turuhishwa na kamere yacu inaringiye gushaka gufasha Imana,
kwigwanirira, kwicira inzira, kumva ko nawe hari ibyo ushobora. Ibyo nibyo bituma turuha. Bibiliya tubwiye ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mukajya murya umutsima wo mu ruho, mugatinda cyane kuruhuka. Ariko abakunda abaha ibingana n'iby'abandi baruhiye bo bagisinziriye. Turaza kuvuga biriya bitotsi ko atari bitotsi byo mu buriri, ahubwo ari ukuzura umwuka wera. Nagira ngo nkwinginge inshuti udukurikiye mu kiganiro Ubutumwa Bukiza, Yesu yishimira kukuruhura. Nta mpamvu y'ukuruhira aho wakagombye kuba wararuhukiye. Nta mpamvu y'ukuruhira mu nzu y'Imana kandi hari ahantu wakagombye kuba ubonera ihumure. Umuntu aravuga ngo umuntu arabatizwa akavuga ati reka njye muri korali niho nzaruhukira. Yagerayo agasanga nabwo hari andi mategeko azatuma aruha. Hari umuntu uvuga ati wumbaye pastor nibwo naba nduhutse. Ariko iyo uhageze nabwo usanga hari ibindi bikurusha. Ahantu hose ushobora kuharuhira. Muri Kristo Yesu honyine niho umuntu aruhukira. N'idini ntabwo riruhura. Nta torero na rimwe riruhura ku isi. Yesu niwe uruhura. Mu itorero n'ahantu tuba kugira ngo dusabane n'abandi, twumve ijambo ry'Imana bidukuze, ariko ntabwo ariho baruhukira. Baruhukira muri Kristo Yesu. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare mugatinda cyane kuruhuka. Birashoboka ko dukurikiye urushe kubw'amadeni, kubw'imibereho, kuruhijwe n'ubusore cyangwa ubukumi. Ushobora kuba uruhijwe n'ibindi bibazo byihariye by'ubugwayi ufite. Ushobora kuba udukurikiye uruhijwe n'intambara zitandukanye, n'umuryango uvukamo, n'urugo washatse cyangwa washatswemo. Birashoboka ko udukurikiye uruhiye ahantu hatandukanye. Gufitiye inkuru nziza muri aka kanya, Yesu niwe uruhura. Fata iyo mitwaro yose wishire muri Kristo Yesu. Hari ukuntu abantu bakizwa ariko bakagira ibintu bisigariza, bakazaha Yesu ibyaha gusa, ariko intimba zo mu mutima n'ibikomere byabo n'ibyabababaje byose ntibabihe Yesu. Nta na kimwe dukwiye kwigwariza, ahubwo dukwiye kubiha Yesu uko byakabaye. Ukamubwira ngo sinchifuza kuruha kandi waranduhiye. Ntabwo nifuza kubaho nikoreye ibi bintu ngo mbeho naniwe. Nigeze kumva agakuru k'umuntu yamunyuzeho n'imodoka abona arananiwe, yifuza kumuruhura. Noneho ngo uwo muntu yinjira mu modoka ariko ngo akomeza kwikorera umuzigo. Noneho umuntu ngo arebye mu karahuri kari iruhande rwe, ngo arebye inyuma abona umuntu arimo hagwana n'umuzigo, ahubwo yapfuye kurutaho. Nawe reba imodoka ikase ukatana n'umuzigo ku mutwe, nyene yari ameze nabi. Arahaga avuga ati naguhaye lifti kugira ngo nkuruhure, none uruhiye mu modoka yanjye, vamwo wikomereze n'amaguru kuko nta mpamvu wavunika kurutaho. Abantu baje muri Yesu atubonye atugirira imbabazi, aratwakira, yifuza kutwakirana n'imitwaro yacu, ariko twanze kuyimuha. Hari ibintu twisigarije twanze kumuha, ukavuga ati ngiye ibi rwose sinakwirwa nkugora, ntabwo nabiguha, mbese ukumva nawe hari icyo uzabikoraho. Ariko ibituruhisha byose uko byaba bingana kose, ni muri Yesu honyine babitura. Niho waruhukira, niho wagirira amahoro, niho honyine wabaho uruhutse. Nababwiye ngo sinaje kubabwira ko ibigeragezo bizashira mu isi, kuko uri muri Kristo Yesu ngo ntuzageragezwa. Hari nubwo byikuba inshuro nyinshi, ariko umuririmbyi yaririmbye ngo mpe kumenya amahoro nkiri mu makuba. Muri Kristo Yesu dushobora kugira amahoro, dushobora kugira ibyishimo nta gishimishije kihari. Tubasha kubaho ubuzima buhindutse, tukabaho ubuzima budashaririwe, ubuzima tukabaho tutaranze ubuzima, kandi nubwo tunyura mu ntambara zitandukanye. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare mugatinda cyane kuruhuka, mukajya umutsima wo mu ruho, niko aho wakunda ibitotsi, cyangwa akamuha ibingana n'iby'abandi baruhiye wagisinziriye. Hano muri Zaburi turaza kwifashisha urugero rw'umugabo witwa Salomo. Yahawe ubwami akiri umwana, ahitamwo ikintu cyiza, ajya gusenga ngo ashaka akanunga karuta utundi tununga twose icubahiro, ajya kuvugana n'Imana. Igihe ajya kuvugana n'Imana, hari ikintu cyiza yabanje gukora. Yabanje ngo gutamba ibitambo 1000. Afata umwanya munini wo gutamba ibitambo. Gutamba igitambo byari ikintu cyo kwereka Imana ko afite ishimwe ku by'Imana yakoze ku buzima bwe n'umuryango we. Noneho ngo agwa agacuho asinziriye, ananiwe,
ngo arasinzira, Imana iramusanga iramubwira ngo Salomo we nsaba icyo ushaka. Yarantangaje Salomo ntabwo yahise asaba, ahubwo yahise avuga ishimwe agendana buri munsi. Yaravuze ngo Mana ndagushimiye ko wagiriye neza data Dawidi, ukanamubwira ngo mu rubyaro rwe ntihazabura uwo kumusimbura ku ngoma. None ninjye ubaye umwami, ndashara umwana, sinzi iyo biva niyo bijya, sinzi gusohoka no kwinjira. Abisirayeli nzabayobora nte ngana ntya? Aravuga ngo ngusabye ubwenge mbashe gucira imanza Abisirayeli. Natangajwe nuko Salomo atahise asaba. Muri iki gihe hari umuntu umubwiye ati saba, yahita asaba ibirayi byo mu ruhengeri, kandi nko mu kwezi kumwe biba byataye agaciro, ntabwo byaba bitarabura. Hari umuntu wabwira ati saba, agahita asaba umugabo kuko nico kimaze iminsi kimuruhishije. Umubwiye ngo saba, yahita asaba akazi kuko niko kamuruhishije. Umubwiye ngo saba, yahita asaba kwishyurirwa ideni, ntiyibuke ntatekereze n'ubuzima azabaho nyuma y'ideni cyangwa se cyamuteye kujya mu ideni. Umubwiye ngo saba, yahita avuga ati mfite umwanzi umereye nabi, mu rusengero hari umuntu yanzengereje, cyangwa se mu buzima busanzwe mfite umuntu ndoga, mfite umuntu utanyifuriza amahoro. Hari abantu nyine bahita basaba nk'ibyo kugira ngo Imana imukize abanzi. Nigeze kumva agakuru kambabaje, umuntu Imana yamubwiye ngo nasaba icyo ashaka, ahita aravuga ati ndifuza, kandi Imana yaramubwiye ngo ikintu cyose uri bunsabe runaka ndakimukubira kabiri, kandi uwo muntu ngo yari umwanzi we batabanye neza mu by'ukuri. Aravuga ati ikintu cyose uri ndi bugusabe wowe urakimukubira kabiri. Aravuga ati sawa, nkuramwo ijisho rimwe. Yarazi ko uwo muntu bahita bamukuramwo abiri. Sinzi niba Imana yarabikoze cyangwa itarabikoze, ariko umva uwo muntu yari umugome mu by'ukuri. Hari abantu bafite imyumvire imeze icyo, ikintu yasaba ari ikintu kidafaditse, kidafitiye umumaro abandi bantu. Ariko Salomo yari afite umutima wagutse, ku buryo yifuza icyagirira umumaro Abisirayeli bose. Igihe uzakira kwitekereza no kwikunda no guhora wizirikana no guhora usaba ibikugarukaho gusa, uzaba utangiye gukura, kandi Imana izaguteza intambwe, izaguha umugisha mwinshi kuko wamenye uburyo basaba. Yaramubwiye ngo nsaba icyo ushaka cyose tutaratandukana. Niko Eliya yabwiye Elisa. Hanyuma atambwira ngo umpe imigabane 2 y'umwuka ukurimo. Ntabwo yamubwiye ngo usigire amashuri y'abana b'abahanuzi, nzabe umuyobozi w'ibyo bigo byose. Ntabwo yamubwiye ati nsabira ibintu bijyanye n'umubiri. Yamusabye imigabane 2 y'umwuka umurimo. Hajya twe ni iki dusaba Imana? Ni iki kiduhangayikishije? Salomo yari afite ishimwe agendana. Sinzi niba hari ikintu ufite waba ushimira Imana. Nagira ngo nkubwize ukuri, ibintu byo gushimira Imana byinshi birahari. Iyo umuntu amaze iminsi birashonje, yakwemeza ko kuva avuka atarajya, kuko umuntu wese yibagirwa vuba. Ariko hari ibintu byinshi byiza Imana yakoze. Intambwe umaze gutera nazo ni umugisha w'Imana. Uzi ko abantu benshi bifuza kumera nkawe, kavuga tuwangira nka runaka. Ukuriho nawe ntubyemera, ariko hari abantu bifuza kumera nkawe. Nta muntu n'umwe adafite uwaruta, ahubwo ukwiye kubaho ufite ishimwe. Ishimwe imibabaro urimo ntibikwibagize gushima Imana ku bindi Imana yakoze. Imana yakoze ibintu bitangaje. Dufite igihugu cyapfuye kirongera kirabaho. Hari ibindi bihugu bimaze imyaka nka 30 mu ntambara, ibihugu bigahinduka amatongo kubera intambara. Twebwe Imana tugiriye neza, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi igihugu cyongera kirabaho. Dufite igihugu cyiza kinejeje. Imana yakugiriye neza, irakwambika, irakwigisha, ikurokora hapfuye miliyoni. Imana yabanye nawe, abo mwajyanye ku rugerero hagarutse imbagwa wubaho. Imana yarakwambitse, Imana yarakugaburiye, Imana yakugize uriwe, Imana yarakubahishije, Imana yaguteje intambwe by'akarusho. Waranakijijwe, wagize umugisha wo kwakira Yesu k'umwami n'umukiza. Hari ibintu byinshi Imana yakoze. Satani yaraguhagurukiye, abanzi baba barakumize bunguri, ineza y'Imana yongera kuba ku buzima bwawe. Nukuri Imana yakoze ibintu bitangaje. Sinzi impamvu udashima Imana ngo wibuke imirimo itangaje Imana yakoze. Dawidi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko, nibutse imirimo itangaje wakoze. Imana yakoze imirimo itangaje.
Imana yatugiriye neza, Imana yakugize uriwe, Imana yaguteje intambwe zose, nta mpamvu yo kutayishimira. Salomo yari afite ishimwe agenda n'imbere y'uko nubwo Imana yambwiye ngo nsaba icyo ushaka, yahise atangira gushima Imana. Ndagushimiye ko wagiriye neza data Dawidi, ukanamubwira ngo ntazabura wo kumusimbura ku ngoma. Yibutsa Imana amasezerano. Imana yavuze ibintu byiza ku buzima bwawe, nuyubaha uzagirirwa neza n'Imana kuruta uko bitekereza. Bibiliya iravuga ngo asaba Imana ubwenge ngo abashe gucira imanza Abisirayeli. Hari ikintu njya ntekereza, Salomo yari afite umutima ngo wagutse ngo nk'isesero ryo ku nyanja, hahandi umusenyi uri, ngo yari afite umutima wagutse nk'isesero ry'inyanja. Iyo tuvuze inyanja ubwo iba ari inyanja nini nyine mu Rwanda, kuko nta mazi ahari, tuzi ko nta ahantu hose ari ubutaka, ariko 2/3 by'isi bigizwe n'amazi. Salomo yari afite umutima wagutse kuri ico kigero. Abantu bafite imitima itagutse mu by'ukuri, niyo mpamvu n'imigisha bahabwa ntekereza ko itari myinshi, kuko imitima yacu itagutse. Dukwiye kuba dufite imitima yagutse. Umuntu yakoze Google ntabwo ari umurokore, ariko Google twese dufitiye umumaro. Mu by'ukuri uriya muntu afite umutima wagutse, yahisemo gufata ibintu byinshi biba ku isi abishira kuri Google. Ikintu cyose wabaza Google ibyinshi yabiguha. Umuntu yakoze smartphone ntabwo akijijwe, ariko twese ziradufasha, nivuga butumwa rirazikora. Umuntu yakoze radio, umuntu yayikoze ntabwo nzi ko nta mateka nzi ngo mvuge ngo yarakijijwe. Hari ibintu byinshi abantu bakoze biratworohereza. N'uwakoze capiro, Bibiliya ikabona uko isohoka, nawe yagize neza. Dukwiye kuba turi abantu bafite imitima yagutse. We gutekereza ibingana n'ibirayi n'igihumbi na visa n'inzu no kurongora gusa, tube dufite abantu, dukwiye kugira abantu bafite imitima yagutse, batekereza ibintu binini mu bwami bw'Imana, tukayikundisha umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Salomo yifuzaga ubwenge kugira ngo bashe gucira imanza Abisirayeli. Ntukirushe utekereza ibintu bito, kuko isohoza bito ni nayo isohoza binini. Bito ntiwabyisohoreza, na binini n'Imana ibisohoza. Niyo mpamvu dukwiye gutekereza ibintu byagutse. We gutekereza ibingana n'ubuzima, ariko nta n'uwaturenganya. Tuba twarakuze twarashonje. Noneho igihe utekereje ko ushobora kubona ibiryo, nta kindi kiba kizenguruka mu mutwe, umuntu abatekereza ibiryo gusa. Ariko ukwiye gutekereza n'icyo uzaraga umwana wawe, n'abuzukuru n'abuzukuruza. By'ukuri abantu baza mu kinyejana gikurikiyeho byibuze bazavuga ati hari umuntu yitwa runaka yabayeho muri iki kinyejana, yakoreye Imana ibi n'ibi n'ibi n'ibi, yateje intambwe igihugu, byibuze ntiyasize isi uko yayisanze, hari impinduka nziza yazanye ku isi, hari ikintu kikigendegwaho yasize. Dukwiye kuba dufite abantu bafite imitima yagutse. Yesaya yagiriye yerekwa gisigaje imyaka 700, akavuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, azitwa itangaza, umujyanama, akavuga hasigaye imyaka 700. None abahanuzi dufite nka 90%, nabahanura ko Imana iguhaye ibirayi, ikukijije inzara, ikuzamuye mu ntera. Nabahanura ko Imana iguteje intambwe mu buryo butandukanye, ariko Imana yifuza ko tugira imitima yagutse. Imana yifuza ko utera intambwe zose za ngombwa mu buzima kugira ngo uhabwe umugisha wose Imana itanga. Dukwiye kuba turi abantu bafite imitima yagutse, tudafite imitima itekereza ibingana n'ibintu bisanzwe gusa. Dukwiye kuba turi abantu bafite imitima yagutse. Bibiliya iravuga ngo Salomo yari afite umutima wagutse, adatekereza ibintu bito gusa. Bibiliya iravuga ngo akiva gusenga, Imana yahise imubwira ngo ubwo utansabye kurama, ubwo utansabye ubutunzi, ubwo utansabye ko abanzi bapfa, n'ibindi byose ndabiguhaye. Ubwo utansabye kurama, ubwo utansabye ubutunzi, ubwo utansabye ko abanzi bapfa, n'ibindi byose ndabiguhaye. Salomo mu bantu Imana yamuhaye ubwenge butangaje. Nta muntu yigeze kugira ubwenge nk'ubwa Salomo, ngo yashobora kumenya ubuzima bw'ibiti uhereye ku byatsi ngo kugeza ku myerezi y'i Lebanoni. Nibyo biti biba birebire ku isi.
Salomo yashobora kumenya ubuzima bw'inyoni uhereye ku nyoni nto kugeza ku nyoni nini. Salomo yahimbye indirimbo 1,500, yahimbye imigani irenze 3,000. Salomo ngo yashobora gusobanura ibiri mu mutima wa buri muntu wese. Yashobora gusobanura ibintu biri mu mutima wa buri muntu wese. Buri kibazo cyose wazanaga yabaga gifitiye igisubizo. Salomo yari umuntu ufite umutima wagutse kugeza ubwo, kandi n'ubutunzi Imana yarabumuhaye. Aho Bibiliya ivuga ngo nta muntu yigeze gutunga nkawe, ntekereza ko no muri iki gihe ntiwabona umutunzi ungana na Salomo, kuko yabaye umukire. Zahabu ayihindura amakara yo kugendaho, n'urusengero nago agubakisha zahabu. Uzi ko impamvu barusenye bakarugeza hasi mu itaka bakurikiranamwo zahabu iri hagati y'amabuye n'andi? Salomo yari umukire ku rwego rukomeye. Yaza kubaho muri iki gihe no muri iki gihe nta muntu yagereranywa nawe. Yari umuntu utangaje. Ibyo byose yabihawe kuko yasabye Imana ubwenge. Yasabye kimwe kirimo byose. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka. Ariko abakunda abaha ibingana n'iby'abandi baruhiye bagisinziriye. Salomo Imana yamuhaye ibintu bitangaje kuko yari afite umutima wagutse. Rimwe na rimwe bituruhiriza ubusa kuzinduka kare, tugatinda cyane kuruhuka, tukagira umutsima wo mu ruho. Ariko abakunda abaha ibingana n'iby'abandi baruhiye bo bagisinziriye. Mu kanya turaje tuvuge kuri ibi bitotsi, tubigeranye no kuzura umwuka wera, hanyuma Imana tugategereza igihe Imana izatugirira neza. Salomo akiva gusenga, urubanza rwa mbere yahuye nago n'urubanza rukomeye rw'abadamu babiri. Abadamu bari indaya, babanaga mu nzu imwe, hanyuma basamira rimwe, banabyarira rimwe. Umudamu umwe Bibiliya iravuga ngo sinzi niba yagize ibitotsi byinshi, niba yaranyweye agasinda, ntabwo tuzi impamvu. Bibiliya ntivuga impamvu yabimuteye, ariko yararyamye arasinzira, aryamira umwana we arapfa. Noneho ngo akangutse agasanga umwana we yapfuye, ngo yahise yiba uwa mugenzi we bari kumwe. Undi akangutse biramubabaza, amenya ko n'umwana atari uwe. Ikintu gitangaje, urubanza rwatangiriye hasi rurazamuka rugera ku mwami, rusanga avuye gusenga. Gusenga ni byiza. Salomo yagira akanunga utundi tununga icubahiro. Dukwiye kuba dufite ahantu duhurira n'Imana, dufite uburyo dusabana n'Imana, uyu uko yatureba ikadutabara, ikadusubiza, ikatugirira neza kuko twayegereye. Salomo avuye ku kanunga nibwo yahuye n'ubwo rubanza ruremereye, rwananiye abasaza, rwananiye abantu bakuru. Salomo aravuga ati biroroshe, munzanire inkota. Afata akana barakamanika, bati mugacemo kabiri, umwe atwara igipande, undi atwara ikindi. Uwaryamiye we aravuga ngo yego tumubure twese, apfe nk'uko wanjye yapfuye. Undi aravuga ati oya, sinabona aho apfa, nimumuhe mujyane nzamureberayo byibuze. Aravuga ati izo mbabazi ntabwo zisanzwe, ni we nyina w'umwana. Ubwo bwenge utarabuhawe n'Imana, ubwo rubanza rwakunanira. Mu mitima yacu tugendana imanza zitabarika. Ibyo twabuze, ibyo tutarageraho, ubwoba bw'ejo hazaza. Abantu benshi bafite imanza mu mitima yabo. Abantu bafite imanza ziteye ubwoba. Usibye Imana ishobora gukemura izo manza yonyine ikoresheje inkota y'ijambo ry'Imana. Imana igikemura imanza zo mu mutima ikoresheje ijambo ryayo. Imana ikwiye kudufasha tukabaho ubuzima buhindutse, ubuzima busabana n'Imana. Dukwiye kubaho ubuzima bwejejwe, ubuzima butegereza amahirwe y'ejo, ubuzima butizirikana gusa, ubuzima bubana n'Imana. Birashoboka ko ufite urubanza mu mutima, ubu Imana wayikuzanira, wayibaza impamvu wabaye imfubyi, wayibaza impamvu utize, wayibaza impamvu ushonje, wayibaza impamvu wavukiye hahandi, wayibaza impamvu wabaye umunyafurika, wayibaza impamvu udatera imbere nk'abandi, wayibaza impamvu utararongora ukuze, wayibaza impamvu washatse ukabura icyo ugaburira abana,
abantu bafite ibibazo bitabarika, ariko ibyo bibazo byose igisubizo kiri ahantu hamwe mu ijambo ry'Imana. Hari ubwo umuntu ajya mu rusengero mbese atazi igisubizo, atazi igikurikira, atazi uko biri bugende, ukumva Imana yakubwiye ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, humura nzagutabara. Ukumva ijambo ry'Imana riguha icyerekezo cy'ubuzima, ukumva ijambo ry'Imana rikuyoboye ukuri bwitware. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare cyane, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'umuruho, ariko abakunda abaha ibingana n'ibyo abandi baruhiye bo bagisinziriye. Salomo nta kindi cyari butume ashobora urubanza usibye kuba yasabanye n'Imana. Nagira ngo mbabwire ko isi yaryamiye abana bayo barapfa, irifuza n'abana b'itorero. Birababaje kubona hari umuntu ukijijwe usenga yumva yarongorwa n'umuhungu udakijijwe, akavuga ati umuhungu afite amafaranga, nzamwerera imbuto kandi nzakora ibishoboka byose akizwe. Ko atari gutanga agakiza, Imana igatangira igihe ishakiye, wamenya gute ko uriya muntu ari mu bo Imana yakageneye, ko abantu bose batazakizwa? Tumaze imyaka irenze 100 ubutumwa bwiza buvugwa mu Rwanda, ariko ntabwo abantu bose bakijijwe. Bibiliya iravuga ngo umuco n'umwijima nta hantu bihurira, uwizera n'utizera ntabwo babana ngo byemere. Ariko hari abantu baba bafite ibibazo nyine mu mitima yabo, bagahita bumva ko hari ukuntu babigenza kugira ngo bagere ku ibyo bararikiye, ariko mu by'ukuri ubuntu bw'Imana butari bwo bubayoboye. Dufite imanza zakemurwa nuko twegereye Imana, ijambo ry'Imana rigakemura ibyo bibazo. Bibiliya yatubwiye ngo bituruhiriza ubusa gutinda cyane kuruhuka, tukarya umutsima w'umuruho, ariko abakunda abaha ibingana n'ibyo abandi baruhiye bo bagisinziriye. Ibi bitotsi nibyo nshaka kuvugaho. Ibi bitotsi ntabwo ari ukuryama mu buriri ngo wiyoroshe hanyuma utegereze ko hari ibintu bizahakwisanze, ntabwo ari byo. Bibiliya yemera gukora, yemera ko abantu bashakisha ubuzima, abanebwe ntabwo Bibiliya ibemera. Ukwiye kuba buri kintu cyose ukora ukagikorana umwete. Ariko noneho hari ibitotsi abantu basinzira, Imana ikazabaha ibingana n'ibyo abandi baruhiye bo bagisinziriye. Ibi bitotsi bavuga hano, reka duhere mu itangiriro. Ntabwo mwibuka ko igihe Adamu Imana yaramuremye imuha ubutware mu kuyobora inyamaswa n'ibintu byo izikururuka, ziba mu mazi n'izigenza amaguru. Imana imuha ikizamini gikomeye cyo kwita amazina inyamaswa, aho Bibiliya ivuga ngo azita amazina, ngo kandi buri nyamaswa uko yayise n'ubu ni kwicitwa, ariko ngo ntiyabonamo umugore umukwiriye. Imana ngo ihitira musinziriza. Ibi nibyo bitotsi navugaga. Imana ngo imusinzirize ubuticura, ngo imukuramo urubavu, irangije ngo iruremamo umugore. Akangutse, sinekeza ko ari Imana amubwiye ngo akira umugore, hakora imisango nka yindi tuzi mu bukwe. Ahubwo ngo yarakangutse, ngo amubonye ngo aratangara, atangira guhimba imivugo, avuga ibintu bitangaje, avuga ngo nakara ko mu mara yanjye n'igufa ryo mu magufa yanjye, avuga ibintu bikomeye. Dukwiye kwemera gusinzira. Umuntu akemera gusinzira. Iyo muganga agiye kubaga umuntu, ntabwo abanza kumutera ikinya, kuko muganga ntifuza ko uwo muntu ababara ku kigero yaje ababaye. Ntabwo muganga yakwifuza ko uwo muntu nanone ababazwa n'ububabare bw'icuma. Iyo akangutse uwo muntu avuye mu kinya, abona gusa pasuma, ntabwo abazi ibyo muganga yakoze kuko ntiyari ahari, kese babimubwiye. Niko bigenda, niko Imana ibigenza. Izi ko mu isi hari imibabaro, izi ko mu isi hari intambara. Abantu bayo yahisemo kubasinziriza, ibaha umwuka wera, ibuzuza umwuka wera kugira ngo batumve uburibwe bw'ibigeragezo byo mu isi. Nta kindi cyanezeza imfubyi, nta kindi cyatuma umupfakazi yishima, nta kindi cyatuma umuntu abaho aruhutse, usibye kubaho wuzuye umwuka wera. Ndabakangurira kuzura umwuka wera. Imana iwutangira ubuntu. Nitwuzura umwuka wera, imibabaro yo mu isi n'ibibazo tunyuramo ntabwo bizatugiraho ubukana, kuko umwuka wera arabyamortisa, akabimara imbaraga, bikakugeraho
ntacyo bigutwaye. Niyo mpamvu dushobora kwishima kandi nta gishimishije gihari. Niyo mpamvu dushobora kugira amahoro tuzengurutswe n'ibitubuza amahoro. Niyo mpamvu dushobora kwihangana kandi turi mu bigusha. Niyo mpamvu tubasha gukunda kandi tugakunda n'abanzi bacu. Bitewe n'iki? Umwuka wera adushoboza kwera imbuto, adushoboza gukora ibyo tutabasha muri kamere kubw'imbaraga z'umwuka wera. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima wo mu ruho. Ariko abakunda abaha ibingana n'iby'abandi baruhiye bo bagisinziriye. Hano niho hari ikintu gikomeye. Abantu banze gusinzira, akavuga ati oya nzigwariza. Ubwo bamvuze nzababaza impamvu bangendaho, kuki banyanga. Ubwo buzima nibwo buturuhije kurutaho. Yesu yatwigishije kubaho ubuzima butuje, buruhutse, dufite amahoro mu mutima, dutegereza kuzagirirwa neza n'Imana mu gihe gikurikiyeho. Ariko abantu ntabwo bifuza gutabagwa n'Imana, ahubwo bumva hari bimwe bakwigwanirira. Iyo umuntu arwaye umutwe ahita atekereza aspirine, nicyo cya mbere kibanza. Akanini yabitse ahantu cyangwa abaganga bari hafi aho. Ariko hari igihe umuntu agwara umutwe ukomotse ku badayimoni. Iyo umuntu akenye ahita atekereza runaka ari buguze, akavuga ati runaka ndamuguza hanyuma nzamwishyura ukwezi gushize yenda. Ariko runaka nawe afite ibindi bibazo bye. Ushobora kumubwira ibibazo byawe akavuga ati yego ndabyumvishe, ariko nta kintu nkumariye. Yena akakumvira ubusa kuko utayoboje Imana inzira. Hari umuntu utekereza ko hari abandi bantu bafite ibisubizo by'ibibazo bafite, ariko muri Kristo Yesu honyine niho abantu bashobora kuruhukira. Wakwemeye ugasinzira, wakwemeye ugategereza Imana, ukayoboza Imana inzira, ko Imana ikubikiye byinshi byiza mu kiganza cyayo, ko Imana itazagira icyiza na kimwe kwima nuramuka uyubashe. Wakwemeye ugaca bugufi, ukareka ibindi bintu byose bisa nkaho ari ukwicira inzira no kwigwanirira. Uzi ko umuntu ahaguruka akajya gufata inguzanyo n'umugore watabizi, akafata inguzanyo nawe atazi n'icyo azayimaza, atarayoboje n'Imana inzira, hanyuma yarangiza agafata inguzanyo gusa. Ayo mafaranga ashobora guhirayo bitewe n'uko ntiwasenze, ntiwayoboje Imana inzira, ntiwagishije inama uwo mubana. Ejo bikazaba ikibazo gikomeye. Dukwiye kuba turi abantu bategereje amahirwe, dukwiye kuba turi abantu bayoboza Imana inzira. Ibibazo turimo ntibidukoresha amakosa byo kwiyobora no kwigwanirira no kwicira inzira, ahubwo dukwiye kuba turi abantu bayoboza Imana inzira. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima wo mu ruho. Ariko abakunda abaha ibingana n'iby'abandi baruhiye bo bagisinziriye. Nge numva Imana nyifitiye icyizere. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu, nta cyiza na kimwe izatwima. Idufitiye byinshi mu kiganza cyayo, kandi ibyo byose ni ibyiza gusa. Imana nubwo yakunyuzaho tumva, ukwiye kwigirira icyizere kuko ayikujyana ari heza. Imana ntiyaza kukugisha inama ngo banze mujye inama, ngo urumva ngo uzanyura ahantu hameze hatya, ngo hanyuma. Imana ikunyuza ahantu hose ishaka bitewe n'uko n'icyo ishaka kukuremamo. Ariko nagira ngo ugirire Imana icyizere kuko bizarangira ari byiza. Ntabwo ubuzima ari umurongo ugororotse ngo Imana ikubwire ngo uzanyura aha hakurikireho iki. Ariko niyo tunyuze mu bikomeye, Imana iduha imbaraga zo kubinyuramo kubw'ineza y'Imana iri ku buzima bwacu. Nifuza gusengana nawe ushaka gukizwa ari bwo bwa mbere, ukaba uruhishijwe n'ibyaha, ukaba uruhishijwe n'ibizira ukora, ukaba ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza. Nashaka gusengera undi muntu yaguye agasubira inyuma utarigeze yakira Yesu umwami n'umukiza. Nanone turasengera abandi bafite ibindi bibazo bitandukanye, birimo ubugwayi, birimo ibibazo ndavuga kuruha kw'imbere mu mutima n'ukw'inyuma, kandi Yesu afite icyo yakora akakuruhura. Data, mu izina rya Yesu ngushimiye ku bantu bose bakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Bababarire ibyaha byabo, bakure mu gitabo cyo gukiranirwa, ubashyire mu gitabo cy'ubugingo. Abaguye bakaba barasubiye inyuma, nabo baha ubuntu bwo kukumenya nk'umwami n'umukiza. Ubaha imbaraga zaba batura, ubamenyesha ukuri uko bigeze kumenya,
kugira ngo bakore ubushake bwawe. Nanone Mwami Yesu Kristo, ndasenze kugira ngo abantu bafite kuruha kw'imbere n'ukw'inyuma ubahe kuruhukira muri wowe, ubakize imitwaro yose ibaremereye, ubahe amahoro atemba nk'uruzi, ubabe hafi muri byose. Urakoze ukiza abagwaye, abashonje ubagaburire, abashakisha ubuzima ubabereye igishoro, imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwabo, kandi ukomeze kudufasha kuguhimbaza, dushoboze kwishima iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nagira ngo nsabe abantu bakijijwe aribwo bwa mbere bakabafasha umwanzuro wo kwakira Yesu umwami n'umukiza, ko bashaka amatorero ya gikristo abegereye, ushaka itorero ryuzura umwuka wera rigendera ku ndangagaciro z'ijambo ry'Imana, hanyuma bagufashe gukomera mu nzira y'agakiza. Hanyuma abari baraguye nabo barasubiye inyuma, mugaruke musubire mu nsengero zanyu, bagisha inama, bagufashe gukomera mu nzira ijya mu ijuru. Ikiganiro cyitwa Ubutumwa Bukiza, mugitegurirwa mukanakigezwaho na website yitwa agakiza.org. Ni urubuga rwa gikristo rw'ivugabutumwa gusa. Hanyuma abakunzi ba website agakiza.org bitwa Agakiza Family. Abakoresha WhatsApp duhurira ku mbuga zitandukanye za WhatsApp, tugasangira ijambo ry'Imana buri munsi. Niba wifuza kuba umwe mu bagize Agakiza Family cyangwa se abakunzi b'inyigisho, mushobora kutwandikira ku bakoresha WhatsApp 0788 42 29 84 0788 42 29 84. Imana ibaha umugisha